njye nakugura inzoga nakwicisha inzoga mva nkubaza izi nzoga zose uzishyura amafaranga ngari yewe amafaranga ntabwo umuntu ayambaza amafaranga noneho amafaranga afite witonde nagenze kenshi witonde nkunda abantu b'ibisambo twakundanye nuze kumbera za aya ntago mbikora uze kuzana aya byamara ndanywa iyi inzoga zose ushaka aya ndanywa icyatsi aya ndanywa turubari we amafaranga arahari aya makuru cyakonyagisha izi zose ziracyuzuye bazifungure amafaranga kwa papa Mugisha arahari rero kumva wowe utari kunsomya wowe nakubera icyo utari kunsomya wowe bimbwiraga fungura mwe uretse gufungura akira gusomya ugomba kunsomya wowe ugomba kunsomya amafaranga ugomba kuyatanya kuyanywa nawe usomeho uri kumva se warangiye ari utanga kuzana usamba nabusamba nje naho gutumura ushibura jewe oya na hasi kuwa maje ngo ndumuntu naba ndi gusina oya ariko naniri bi wenda fungura n'igihuru tukinywe tukinywe jewe nani bikaze zaka kumenya inuza nana ninasanya mino hano biri hehe rero by'ibisamba jewe nago njya mbikora we kubira bikungurura we ibi ni biki bikungurura akaboko kanze kuvamo ibi bikungurura ni biki akaboko kanze kuvamo mufuka ariko ishuwagara waje kureba mwiki ko tukunywa inzoga hano wera iki wagiye hano umva nkubwire papa Mugi jewe sinzi ukuntu mbigenje nkora mu reka ni nwera inzoga ko kaboko kawe oye rwose mbabarira umuremo makaboko nagafashe ikibiriti ngagutwika amaso yose ariko reka ngo wabarire amaboko yawe araguma mwaho ngaho rero muntu ariko naye nakwibye ndemeranya guye ariko nkura makaboko Tanzania wagicocowe na muntu ujunginisha ngo kwari byaje nkura mariko akimara naye yakwibye utabizi ndeye gusubiza ariko ngo wowe ninjye no kwihagarika ugomba kunkurikira ntabwo ugomba kuva nanjye navuze ati naragenze ndabona ubwa mbere mbonye umuntu yambara ngo ninjyama urajyamujyaho ninjya kuri tuwarete turajyana ndi wa mugore utanyurwa izi nzoga zose izi ngizo atari inzoga izi ntabwo ari inzoga reba mitsingi reba turubo nako nyagena n'igihuru wowe urugaremba ukaza kwiba uraza kwiba inuza amafaranga uko iboneye wowe wacoco nyine nanjye nari nabonye ko ari umuntu utangaje wambara amafaranga ingofero yanjye mwayijugunyira hirya nasimbabarira mwambe sire mwebwe weho ugomba gufata igihano n'ukuri iri kugenda niyo pantaro gutyo ntago ako kaboko kavamo karimo sumako njyewe ndi umutanzaniya we wagicocuwe nago w'inkorora ndaguha ikindi gihano njyewe wamusenze naye nakwibye ndayaguha ariko mbabarira rwose nukuvuga ngo njyewe ibintu by'ubumaraya umuntu abagurira inzoga mugashaka no kumwiba mwebwe nari nabonye ko utangaje wari wambaye amafaranga ahangaha mbona ko utangaje niyo mpamvu navuze ati ifaranga byinshi nkura mu mufuka ntabwo nari ko washyizemo sima amashinga amavi hasi wowe mbabara rwose mbabara nawe nakwibye ndayaguha pe ndayaguha rwose mbabara fata ku matwi yawe kugira ngo fata ku matwi naka kaboko se ibyo bintu by'ubusamba ariko mubikura hehe ntabwo nari nakugura inzoga wari wazingure nanahaze zira zose si inzoga wataye hariya yakisibasiwe uratangiye kwisindishwa wowe ntabwo ako kaboko kagomba kuvamo hano yewe umutanzaniya afite imiti wowe urategereza izi nzoga nzimare irangiza kuzimara ubona kuva hano basi shome yongera ngo tumeze vuba ubu kenga ngugotomeje ibintu urabona ibi byose wanyweye wowe izi nzoga zose ni wazinyweye wowe naye nakwibye gutwara amafaranga basi ngo tumeze ngaho nywera aho ngaho nawe ugura umuhanga wanywera aho ngaho
Mwesha ko gako wowe mwesha ko ngaho. Akaye ibi bifaranga byawe. Ubwo wabyanze reka nanjye nzisomye nziconje umuraho. Nubundi ndabara rago mega hero. Ndakwica ariko. Ndakwica. Ushaka ko njya kurara iwawe. Niyo mpamvu wasize sebaka mama. Ibyo bintu by'ubusambo byo kujya musaka abagabo mu tubari. Ivuji muri izi nzoga wari washyiriye mezi. Umenye uko inzoga atari njyewe zisizemo ubusambo wakuru. Mumenye urupfungure cyangwa nkuremo akakuru. Ahubwo kuba ushaka kujya kunyara kandi Mwami Yesu ntabwo njyana nawe. Nkuramo akakuru. Kujya kunyara turajyana cyangwa nkwice nagukozeho njyewe. Nkwice nagukozeho. Ugabanye ibintu byo kwisindisha. Mujye mureba abagabo muri kwiba mwabicoco. Ako bibiyoga wari wanguriye nanjye sinyo rwangiye no kukwiba. Basido ayo nari nakwigisha ngahana nayasize. Uzisa amafaranga nayiguze wambesire. Njye nabonye urenze ko umuntu wambaye amafaranga. Washakaga kunywera amafaranga wowe uko wiboneye ahantu hari ikofi wowe uko wiboneye. Udatwiga njye nagutwika nkagukuramo ibyaha wowe umusatsi wawe wagira ngo nuwoherembere. Nihobobo nkamwe mujya kurindagirira muri toilette. Niho tuzajya. Amabyiwe. Urangosoye cyakoze. Uranegereza nuze kuntekereza. N'undi muntu tuzongera gusangira. Uranegereza nuze kuntekereza. Uza kuntekereza ibyawe biraje. Umaye kosoa. Sinzongera kwiba umugabo wese mbonye n'ubwa mbere. Jewe niyo wantwarira ihene wahebeba ngayo. Ariko reka nkubwire wari wambaye amafaranga ha uzi ko njyewe natarabona ko aya mafaranga yagusaga. Waje gutwara amafaranga wakabuku. Aya nakabuku naba narakabuku kangurira. Urakabuku none kakaboko hano weho urisako ufata umufuka. Nende kugira ngo amafaranga arubitsaho nyashire mu mufuka nabonaga wasinze warangiye. Cece kafunga icyo kimboteri uko sakoze. Ewe kuba maze inzoga reka nangire mwe urugo ibintu by'urugamba. Yewe n'intare ngiyi inzoga irimo hano urabyumva akaboko kanza. Ugabanye ibintu by'ubutiku cyane cyangwa ngo ukubite ibingibi. Wari umwambabariye ko nasabye imbabazi n'amafaranga natwibye ko ndi kuyagusubiza. Wambabariye nkitanga ko wambabariye. Fata iriya nzoga hariya nawe uzusuke hano wakakanywa ko hagati sikamo gakeya wagicoco. Genda mwenye mari ngomba kujya bwoko butatu icyarimwe. Nibyo rwose nanjye nabibonye. Nibyo rwose. Basi mbabarira rwose akaboko karwaye ikinya rwose. Ngiye kubara gatatu urahita ugakuramo wiruke umuti wanjye uramukoze. Ibi bifaranga nabyo byirukanga ne. Amafaranga usubizemo amabere yawe. Sawa ngabara gatatu. Tonde. Ukama hasi tuvuge ngo ndahiye ko nazongera gusuzugura. Ndahiye ko nazongera kwiba. Abagabo banguriye inzoga. Banguriye inzoga sinzongera kubiba. Ndabanyije ubusamba bwo mu kabari. Ntago nzabyo. Nka kabiri gatatu ngubure. Mukore subscribe kuri Nana TV kugira ngo dukomeze tubagezeho video zimeze neza cyane. Turabakunda.